Ndabasuhuje kandi bifurije ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kitoroshye, ni ikiganiro kiri butumenere amabanga menshi, ni ikiganiro kiri buze gutuma duhishurwa ibintu byinshi kandi tumenye ukuri ku bijyanye n'iminsi tugezemo, kugira ngo abantu bave mu rujijo. Reka nsenge mbere yo kwinjira mu kiganiro. Mana y'uko ndagushimiye ko waduhaye umwuka wera, ngushimiye ko umwuka wera abasha kutuyobora mu kuri kose, kandi ngushimiye ko ukomeje kugenda uduhishurira ibihishwe ndetse amabanga amwe akomeye ugenda uyahishura mu bihe nk'ibi ngibi. Ndagushimiye ko uduhaye umwanya wo gukora iki kiganiro, ndakugize ngo dushoboze kandi imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Sinzi nizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Bakunzi bacu rero bahaye ikaze mu kiganiro hano ku Burinzi TV, mbigusa ko twagize ijambo ry'Imana turebera hamwe n'ibijyanye n'ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Hanyuma uyu munsi turaganira ku ngingo 6, ni ibibazo 6 tugiye kuganiraho tubishakira ibisubizo. Harimo iby'abakunzi bacu bajya batubaza muri komanteri. Harimo ikibazo kibaza kiti ese ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Iyi minsi hari amakuru arimo gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, indangamuntu y'ikoranabuhanga. Harimo ikimenyetso abakigiwe covid muzarimbuka, harimo ikimenyetso. Ese ikimenyetso cy'inyamaswa ubundi ni iki? Kabiri turareba ikibazo kibaza kiti gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga bivuga iki? Gatatu, ese inkingo, indangamuntu y'ikoranabuhanga, za microchip n'ibindi byaba birimo ikimenyetso cy'inyamaswa? Kane, ni ese gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza cy'iburyo bivuga iki? Gatanu, ni bande bafite ikimenyetso cy'inyamaswa? Ikibazo cya nyuma kibaza kiti ese umubare 666 uvuga iki? Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ngo mbibutse ko igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe mu buryo bw'amakode, amakode spirituel cyangwa se amakode yo mu buryo bw'umwuka. Ni amagambo udashobora gusobanukirwa wifashishije inyandiko z'abandi bantu. Mbese nta bitabo byanditswe bishobora gusobanura ubuhanuzi, ntibibaho. Nta bwenge bw'abantu bushobora gusobanura ubuhanuzi bwo mu byahishuwe, ntibubaho, keretse guhishurwa n'umwuka wera gusa. Daniel rero ku minsi y'imperuka yabashije mwamerekaga ibyo bintu, aramubwira ngo bivuga iki, bisobanuye iki? Marika avuga ngo bifatanyijwe ikimenyetso kugeza ku minsi y'imperuka. Ubwo nyine ab'icyo gihe ari bo bazayamenya, ariko nabwo n'abanyabwenge nibo bazayamenya amaki ayo mabanga. Ndashimira Imana ko iyi minsi irimo kugenda ihishura ibyo bintu. Reka twinjire mu kiganiro, ariko nongere mbibutse ko Satani ni umwami wa confusion, ni umwami w'urujijo. Iteka Satani ashyira abantu mu rujijo kugira ngo abantu bahere mu rungabangabo, hanyuma bazarimbuke. Ikibazo rero cya mbere turi bwibaze cyavuga kiti ikimenyetso cy'inyamaswa ubundi ni iki? Muri iyi minsi amakuru ni menshi, abantu babonye content bari gusakuza ku ma YouTube. Hari abantu bafite amacano avuga ibyo bintu, murabazi, bavuga amazina. Iranangamuntu, muhunge, harimo ikimenyetso, muhungerese. Kwanza icyo kimenyetso cy'inyamaswa ni igiki? Inyamaswa twayiganiriyeho mu biganiro nagiye nkora, ni ubwami bwa Antikristo, ndetse ubu harimo gukora icyo bita amayoberane y'ubugome. None ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyo ni ikihe? Ese byaba ari kashe, byaba ari ikintu bazakomekaho wenda kimeze nk'icyapa? Icyo kimenyetso ubwo ni bwoko ki? Reka mbere ko tumenya ikimenyetso cy'inyamaswa, tubanze tumenye n'ikimenyetso cy'Imana. Turebe mu Befeso ibice byaho, igice cya mbere 3, nibwo turi bwumve neza ikimenyetso cy'inyamaswa nitubanza kumva ikimenyetso cy'Imana. Kadusome muri uwo murongo wa 13 handitswe ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari wo mwuka wera mwasezeranijwe. Mwumvishije ko iyo umaze kwizera, iyo umaze kwakira Kristo, ukamara kwezwa n'ijambo rye, ukanamwizera, agushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera w'Imana twasezeranijwe. Ubwo si ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ni umwuka wera w'Imana yadushyizeho. Imana ishimwe. Yohana 14:15 ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabana natwe ibihe byose, kandi ari muri twe mo imbere. Hanyuma turebere ibyahishuriye Yohana ibice byaho 7. Turi ku kimenyetso cy'Imana, ibyahishuriye Yohana ibice 7, dusome ku murongo wa 2 n'uwa 3.
mbona na marayika wundi azamuka avuye iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Wumvishe ko hari imbata z'Imana ngo zizabanza gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwazo. Izo mbata ni izihe? Hano Yohana yerekwaga Abisirayeli bamaze gukizwa, kuko ubu ngubu ntabwo bigeze bakizwa, banze Yesu, murabizi, ntabwo tubitindaho. Nibamara kwakira Antikristo rero bazavumbura ko atari Kristo waje, ahubwo bakiriye ikizira, bamuveho bamwigarame. Nibamwigarama rero azatangira kubagirira nabi. Nibwo Imana izohereza uyu mumarayika dusomye ngo ajye kubashyiraho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Ubwo ni ikihe kimenyetso azagiye kubashyiraho? Ni umwuka wera azaba agiye kubaha kugira ngo bizere Yesu hanyuma bamuhamye. Nibwo Antikristo azatangira kubica. Tugende dukomeze. Twarebaga ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo. Ni umwuka w'Imana yadushyizeho. Hanyuma ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ni iki? Ubwo nticyaba ari igikashe bashyira mu muntu? Ubwo nticyaba ari ikintu bashobora kohereza amaraso yawe kikimarikamo, wenda barebera mu byuma by'abazungu bakakibona? Oya, oya, oya. Ikimenyetso cy'inyamaswa kivuga mu byahishuwe ni umwuka wa Satani uba ku bantu bamukorera. Ni imbaraga z'abadayimoni ziyobora abantu bakorera Satani. Ntabwo ari igikashe bazagushyira mu gahanga cyangwa mu kiganza, ntabwo ari microchip, turaza kugeraho mu kanya bya microchip, turaza kubireba neza. Ntabwo ari ikintu bohereza mu maraso yawe no mu nyama, ahubwo ni umwuka wa Satani uba ku bantu bamukorera. Ni system. Nabakora ikiganiro ku kintu bita urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Ni system. Hari system ya Kristo n'abantu be, bariho ikimenyetso cye ari umwuka we yabahaye. Hari system y'urubyaro rw'inzoka, ni urubyaro rwa Satani, ni abantu bakorera Satani yahaye ku myuka ye, aribo badayimoni babayobora. Ngira ngo urujijo ruvuyeho, umenye neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Ntabwo ari igikashe, oya. Ntabwo ari ikirangamuntu, oya. Ntabwo ari microchip, oya. Ni umwuka, ni spirit, ni systeme satanique. Tujye ku kibazo cya kabiri. Ese ikimenyetso cy'inyamaswa cyashyirwa mu bantu binyuze mu nkingo no mu miti na za microchip no mu indangamuntu y'ikoranabuhanga? Igisubizo ni oya, 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 inshuro 3. Ntabwo icyo kimenyetso cy'inyamaswa kwanyeka ari umwuka, ni spirit, gishobora kwinjira mu muntu biciye mu irangamuntu, biciye mu rukingo, biciye mu miti, biciye mu bintu byinjijwe mu mubiri wawe. Oya. Kuko twabonye ko ari umwuka wa Satani ugira gute ukora mu bantu. Umuntu wese rero ubarurirwa muri systeme ya Satani afite icyo kimenyetso, cyangwa se ariho uwo mwuka wa Satani umuriho, ayoborwa n'imbaraga z'abadayimoni, ayoborwa na systeme ya Satani. Nicyo bivuze rero, ntabwo biciye mu nkingo, biciye muri ibyo byose turimo turumva. Bibiliya yise amayoberane y'ubugome bwa Antikristo, biri mu Batesalonike ba kabiri igice byabo 2, uzahera ku murongo wa 4, ahavuga ko Pawulo avuga ko na n'ubu amayoberane y'ubugome bwe yatangiye gukora. Nayo ngayo nibyo muri kubona, indangamuntu y'ikoranabuhanga ni amayoberane y'ubugome. Twikomereze. Akandi kibazo twakwibaza tuti, ese ingingo za COVID-19 indangamuntu y'ikoranabuhanga byaba bihuriye hehe n'icyo kimenyetso cy'inyamaswa? Ko abantu benshi barimo kubivuga ko bari gukingira COVID, induru zavuze, abantu bagahunga ingo zabo ngo bagiye kwakingira ngo kwashyiramo ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu banze gufata indangamuntu isanzwe tunafite ikarita ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyi ngiyi igiye kuza bagiye guhuriza hamwe ibintu byose, digital ID nabyo ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibi bintu byabihuriye hehe? Nayo nkubwire ko ibi bintu byiswe amayoberane y'ubugome nta hantu bihuriye n'ikimenyetso cy'iki cy'inyamaswa. Icyakora koko birimo systeme ya Satani, icyakora koko biherekejwe n'umwuka wa Satani, icyakora koko biri guteguza kuza kwa Antikristo, umuhungu wa Satani, ariko nta hantu bihuriye n'ubugingo bw'umuntu. Gute se? Ese
ibyo bintu byinjiye mu mubiri wawe byahumanya ubugingo bwawe. Numvise abantu babivuga kuri izi mbuga nkoranyambaga, hari abafite amayitube bicara bajya babivuga. Ntabwo naje kubavuguruza, ahubwo naje kuvuga ishurirwa Imana yampaye kuri ibi bintu. Ese izo microchip zaba zishobora guhumanya ubugingo bw'umuntu? Igisubizo ni oya. Kubera iki? Kuko Yesu yarabyivugiye ubwe. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu nzu y'Abayuda n'abigishwa be, ngo ntibakora umuhango wo kujabika intoki mu mazi, mu ntango yabaga iri ku muryango. Uri mugenzi w'Abayuda, iyo winjiraga mu rugo rw'Umuyuda wagombaga kubanza ukajabika intoki mu mazi, ariko mu buryo bikaba byarafataga mu buryo bwitwa purification cyangwa se kwezwa nko kwezwa ibyaha. Niba muzi ukuntu Abayisilamu bajya basenga bakunda kujabika intoki mu mazi, uwo muhango wa Kiyuda cyawukoresha. Hari ukuntu bafata amazi bagiye nko gusari, bagafata amazi agashyira nka hano ku nkokora, andi agashyira hano ku nkokora, akajabika. Ni ukujabika intoki. Si ukuyora amazi ngo akarabe benda yashyireho isabune imyanda iveho n'icyangwe. Oya, ni ukujabika. Ni umuhango witwa purification, ni ukwezwa ku buryo bw'ibyaha cyangwa se kweza ubugingo cyangwa se roho. Abayisilamu baracyakoresha uwo muhango rero, ajabika intoki mu mazi, akaba yanyuza mu maso gutya kugira akajabika mu mazi, akanyuza mu matwi, akajabika mu mazi, akoza hano ku nkokora, akoza ku mavi, akanyuza nuko kunyuzaho nk'uguhanagura. Ariko ni ritual, ni umuhango, ni umugenzo. Ariko bo Abayuda babifataga nk'aho ari umugenzo wo kwezwa mu buryo bw'umwuka, spiritual, cyangwa se kweza roho cyangwa se kwezaho ibyaha. Yesu rero abwira abigishwa be ngo ntimuzongere kuri ya mihango y'Abayuda n'imigenzo yabo, kuko nta kintu ibasha kubamarira, ntabwo bikuraho ibyaha. Ngo yinjiye mu nzu y'Abayuda rero ngo ntibakora icyo kintu cy'umuhango wo kujabika intoki mu mazi. Abayuda ngo babaza Yesu ngo kuki abigishwa bawe batajabika intoki mu mazi nk'abandi, bagasuzugura umuhango wa sokuruza? Ni ukubera iki? Reka some uwo murongo nibwo muri bubyumve neza. Matayo 15:12. Tugiye kureba niba inkingo zatwinjiye mu maraso zaranduje ubugingo bwacu, microchip azadushyiramo izahumanya ubugingo bwacu, n'ibindi bizaza biri mu mayoberane y'ubugome bwa Antikristo. Ese bifite ahantu bihuriye n'ubugingo bw'umuntu? Katubirebe muri Matayo 12 nako 15:12, turaza gusimbuka kuri 17. Reka dusome 12. Haranditswe ngo, maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, reka nsimbuke, ntabwo nshaka gusoma imirongo myinshi. Reka njye kuri 16. 16 haranditswe ngo, aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo, ariko ikiva mu kanwa, mumbabarire, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. 19. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi, n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kugira intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Uku guhumanya umuntu Yesu yavugaga ni uguhumana mu buryo bw'umwuka, kugira guhumanya se kwandura mu buryo bwa spiritual, mu buryo bw'umwuka, ku buryo ubugingo bwawe bwaba bwahumanijwe nuko hari ikintu cyinjiye mu kanwa kawe, cyinjiye mu mubiri wawe, cyinjiye mu maraso yawe. Yesu yakwiye urwo rujijo, aravuga ngo ikintu cyose cyinjira mu kanwa kinyura mu nzira yacyo kikajya mu nda, kujya kuri tuwarete tukacyituma bikarangira. Naho ngo ibiva mu kanwa k'umuntu biba bivuye mu mutima. Ngo nibo mu mutima w'umuntu niho hacurirwamo ibitekerezo bibi birimo ubugome, kugambana, kubeshyerana, gusambana, guheheta n'ibindi n'ibindi. Ngo ibyo nibyo bishobora guhumanya ubugingo bw'umuntu. Dusubire ku kibazo twari twibaza ikibazo kiti, ese ko inkingo za COVID-19 twakingiwe za microchip n'ibi byose bizaza byaba bifite ahantu bihuriye n'ubugingo bw'umuntu? Ntaho. None se hari aho bihuriye n'ikibitsi cy'inyamaswa? Nta hantu bihuriye. Reka twihute
turebe none se ko inkingo twatewe na za microchip tuzashyirwamo bishobora kuzicisha abantu benshi, ubundi ubwo byo twabifata dute? Kuko hari abantu benshi ngo bagiye barwara indwara zitewe n'inkingo, hari abarwaye amakanseri, abandi barapfa n'ibindi n'ibindi. Ubundi ubwo ibyo bintu badushyiramo ntibizatwica? Tusoma Abaroma ibice byaho 8 duhere ku murongo wa 10. Turakoresha ijambo ry'Imana, si amagambo yanjye, si ibitekerezo byanjye, murushaho gusobanukirwa n'ibi bintu. Abaroma 8 ku murongo wa 10 haranditswe ngo niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu uba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Haleluya! Niba Kristo ari muri twebwe kandi n'umwuka w'Imana ukaba uri muri twebwe, nubwo twazapfa, uyu mwuka wiyazuye Kristo uzazura imibiri yacu ku munsi w'umuzuko, tuzabana n'Umwami wacu iteka ryose. Imana ihimbazwe. Rero ibi bintu badushyiramo bishobora kugira ingaruka ku mibiri yacu, ni ibintu byumvikana. Dushobora kurwara, dushobora kugira amakanseri n'ibindi bitandukanye, ariko ku bugingo don't touch. Nta hantu bihuriye. Turebe ikibazo cya gatatu. Mbese gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga bivuga iki? Ubundi mu ruhanga twese turabizi ko ari ahantu umuntu wese areba. Uturutse imbere uhita mu gahanga kanjye rwose ntabwo nahahisha. Hanyuma mu ruhanga rero bisobanura uburyo hari abantu bahisemo gukorera Satani ku mugaragaro, bakabyerura nta banga ririmo. Muzababona benshi mu nzego zitandukanye, muri politike, mu iyobokamana, mu banyamuziki, mu basitari, uzabona bakora ibimenyetso bya Satani ku mugaragaro, abakora za piramide, bapfuka ijisho rimwe. Bya bimenyetso byose mujya mubona burya baba bari kudekarara ko shebuja bamuhamya kandi kariwe bakorera ariyo Satani. Gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga rero bivuga gukorera Satani ku mugaragaro weruye, mu gihe hari abandi bakorera Satani mu rwihisho cyangwa se mu buryo bw'ibanga, ariho twabonye byitwa gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza cy'iburyo. Ikiganza cyawe ushobora kugihisha, ikiganza cyawe ushobora kugishyira mu mufuka, ikiganza cyawe ushobora kugihisha inyuma, ariko mu ruhanga ntushobora kuhahisha. Iki kiganza rero gisobanura abantu bakorera Satani mu rwihisho. Ni systeme, ni satanic system, ntabwo ari ibintu by'amakashe nk'uko mutekereza n'ama microchip n'ibindi muri kumva ngo bashaka kuzadushyiramo. Ntaho bihuriye, ahubwo ni systeme satanike y'uburyo abantu bakorera Satani mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo bweruye. Cyane cyane rero mu bantu bajyanye n'abanyamadini, abanyamadini abenshi uzasanga bakorera Satani ariko mu ibanga. Nk'amadini menshi uzasanga afite amadekorasiyo y'ubupfumu muri izo nsengero zabo, uzasanga amadekorasiyo ajyanye n'ubumaji bwabo, white magic. Abanyabwenge babasha kugenda babimenya, babidekoda, ariko wamubona ari imbere yawe yambaye ikanzu y'umweru, yambaye agasaraba, ukagira ngo ni umuntu w'Imana, nyamara mu buryo bw'ibanga we akorera nde? Satani. Uwo muntu rero afite ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo. Nicyo bishaka kuvuga. Ikindi mwibuke ko hari abandi bantu bakorera Satani ariko batazi ko bamukorera. Nyine abantu banze gukizwa, bibera mu byaha, ni imbata z'ibyaha, ni ibikoresho by'abadayimoni, akaba ari muri systeme ya Satani kuko ijuru ntabwo rimuzi. Uwo afite ikimenyetso cy'inyamaswa muhehe mu kiganza, kubera yuko akorera Satani mu buryo butari official. Nk'abandi babyemeza bakayidekarara, bakambara ubusa, bagakora ya mihango yose y'abasataniste mujya mubona, bakigaragaza. Twihute, ni bande bafite ikimenyetso cy'inyamaswa ubundi ubusanzwe? Ni bande? Ese ubwo hari abatangiye kugishyirwaho? Nabonye ejo bundi muri Uganda batangije piloting project ku mushinga wa digital ID, ndangamuntu y'ikoranabuhanga. Tubona umupasiteri uzwi muri Uganda witwa Kayanja yagiye gukorerwaho iyo piloting project, niwe bahereyeho bamukorera ibarura ndetse bafata ibimenyetso by'umubiri we, amaso, ibikumwe n'ibindi, kugira ngo bamuhiranga mu ikoranabuhanga. Induru ziravuga kuri social media zina ahangaha bati ntimureba Kayanja, bati umusataniste, bati yamaze gufata ikimenyetso. Amatitire y'ibiganiro biri kuri YouTube kuri iyo ngingo aravuga ngo Uganda batagiye gufata ikimenyetso cy'inyamaswa. Hanyuma ni bande bafite already deja bafite ikimenyetso cy'inyamaswa? Udukurikiye nawe uhite wikarasa, umenye ahantu uhagaze, umenye uruhande uherereyemo.
turebe Abaroma ibice byaho 8:9. Ni bande ubundi bafite ikimenyetso cy'inyamaswa? Abaroma 8:9. Ko ibintu byose bisobanutse, mufite iki kibazo? Dusome mu izina rya Yesu. Ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana ari muri mwe. Ubwo udukurikiye, niba umwuka w'Imana uri muri wowe, ngo nturi uwa kamere ahubwo uri uw'Imana. Tujye kuri B yaho. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Full stop. Umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Ubwo se uwo muntu aba ari uwande? Birumvikana uri wa Satani, kubera yuko imbusane y'umweru ni umukara, imbusane ya Kristo ni Antikristo, imbusane ya Satani, imbusane y'Imana ni Satani, imbusane y'umuntu wa Kristo ubwo ni umuntu wa Satani. Birumvikana udafite umwuka w'Imana wese ntabwo ari uw'Imana. Udafite umwuka wa Kristo wese suwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, ntabwo ari amagambo yanjye. Umuntu uwo ari we wese rero uzi ko atabaruwe muri systeme y'ijuru nk'ikimenyetso, adafite umwuka wera nk'ikimenyetso, uwo nguwo ntabwo ari uw'Imana, uwo ni uwa Satani. Bivuze ngo uwo muntu afite iki? Niwe ufite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko ubundi inyamaswa ivugwa ko twabonye ko ifite imibare 3,666. Ubundi ibyo bivuga iki? Uyu mubare nawo ko uri mu byanditswe 13:16, ngo ni umubare w'umuntu, ngo ufite ubwenge n'abari umubare. Ubundi uyu mubare ushatse kuvuga iki? Kugira ngo tuwumve nuko tubanza kureba kwanza ubutatu bwera bw'Imana. Ubundi Imana ibarirwa mu butatu bwayo bwera, kandi ubutatu bwayo bwera bugizwe na Data na Yesu n'Umwuka wera. Imana Data, Yesu ndetse n'Umwuka wera bagize iki? Bagize ubutatu bwera. Bivuze ngo umuntu wese ukiranuka, aba batatu baba muri we. Imana Data iba muri we, Yesu aba muri we, n'Umwuka wera akaba muri we. Bivuze ngo icyo cyo kimenyetso cy'Imana ku muntu ukiranuka, ku muntu w'Imana. Hanyuma se kuri Satani homeze bite? Satani ibintu byose arabipirata. Satani ni umwami wa confusion, uw'urujijo. Ibintu byose akiriyetika confusion kugira ngo abantu bahire mu rungabanga. Nawe afite systeme igizwe n'ibintu bitatu. Systeme ya Satani igizwe n'ubutatu bungahe? Butatu bwanduye. Hari ubutatu bwanduye bwa Satani burimo Satani nyirizina ubwe, umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse n'umuhungu witwa Antikristo. Bibiri mwita inyamaswa yavuye mu gitaka. Biri mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Iyi systeme ya Satani rero igizwe na Satani ubwe, umuhanuzi w'ibinyoma, ndetse na Antikristo ariyo nyamaswa. Niwo mubare 666. Ibintu byumve ni ubuhanuzi, ni systeme, ntabwo ari ibikashe, ntabwo ari imibare yandikwa ngo 6:1, 6:2, 6:3. Ni systeme satanique ikora mu buryo bw'umwuka. Ni spirit ya Satani ikora mu buryo bw'umwuka. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umuntu wese utari muri systeme y'Imana harimo afite ikimenyetso cya 666. Biri yavuze ngo umuntu wese umwuka wa Yesu suwe, ni utari uwe uri wa Satani. Ni utari wa Satani ufite ikimenyetso cya Satani ari cyo 666. Bigizwe iki? Bigizwe n'umubare, ntabwo ari imibare isanzwe, ahubwo ni systeme, ni buryo bw'umwuka. Ahubwo uri umukozi wa Satani kuko udafite ikimenyetso cy'Imana. Harimo Satani, umuhanuzi w'ibinyoma, harimo ndetse na Antikristo. Reka dusoreze ku ijambo n'igitabo cy'Ibyahishuwe ibice 19, turebe uko bizagendekera abangaba mvuze. Iyo systeme ya Satani irimo umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na nyamaswa. Ibice 19 Byahishuwe bizabagendekera gute? Kadusoma turebe ku murongo wa 19. Nuko umuntu ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakomeye bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. 20. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na Antikristo, na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akayobesha amahanga, akabiyobesha bashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abari mu gishushanyo cyayo, n'abafatanwa mpiri nayo, bombi bajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuku ari bazima.
ndashaka kumvisha iherezo ry'aba bantu, ari satani, ari antikristo, ari umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'abantu babakoreye. Iherezo ryabo ni ukurimbuka, bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima, bazababazwa iteka ryose, mu gihe abera b'Imana bazaba bishimira kubana n'Imana iteka ryose, badapfa batarwara. Wowe udukurikiye ni umwanya wawe wo gufata umwanzuro. Abantu benshi nabwiye ko binjiye mu idini bibeshya ko bageze muri Kristo. Ufate umwanzuro ukizwe, uve mu kajagari k'amadini, wakira umwuka wera. Umwuka wera nicyo kimenyetso cy'abakiranutsi b'Imana. Hanyuma niba uzi ko udafite umwuka wera w'Imana, uriho ikimenyetso cya Satani, ari wo mwuka wa Satani ugizwe na 666. Si imibare, ahubwo ni systeme, ni bwa butatu bwanduye bwa Satani, birimo Satani ubwe, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na ya nyamaswa ariwe antikristo. Iki kiganiro ndagisoje, ndagira ngo abantu mugikurikira muduhe commentaire, muduhe ibitekerezo. Mbisubiremo, nta bwenge bw'abantu bwabasha gusobanura ibi bintu, ubuhanuzi. Icya kabiri, nta bitabo byanditswe n'abantu bishobora gusobanura ubuhanuzi buri mu byahishuwe. Icya gatatu, indangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse n'inkingo za COVID-19 n'ibindi byose bizazamutazi byitwa amayobera n'ubugome bwa Satani. Nta hantu bihuriye n'umubare 666 ariyo systeme ya Satani ishobora kwangiza ubugingo bw'umuntu. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko bitahumanya ubugingo bwawe, nubwo byajya mu mubiri bikawica, birashoboka, ariko ubugingo byo nicyo ndi kwensistaho, nta hantu bihuriye n'ubugingo bw'umuntu. Icyanyuma nsoza, ntazajye umuntu mpimbira ibyo ntavuze. Ntabwo naje no gushishikariza abantu gufata ibyo bintu kubera yuko sinjye nyirabyo, ababishinzwe birabareba. Naje guha amakuru y'ishurirwa Imana yampaye kugira ngo dukureho urujijo rw'uko ngo ibyo birimo ibimenyetso by'inyamaswa. Ndabashimiye ko mwadukurikiye, ndabashimiye ko mujya mudukurikira, ndabashimiye ko mufata umwanya wo kumva ibiganiro byacu. Iki kiganiro mugikwirakwize, mugihe abantu benshi kugira ngo uku kuri kubagereho, bave mu rujijo n'ubwo bafatana no kubateza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Ndagushimiye Mana yacu kubwo ijambo ryawe ari rizima. Ndagushimiye ko Umwuka wera uhishura ibihishwe. Ndagushimiye ko duhaye umwanya wo kuganira n'abantu bawe. Ndasize ko ikiganiro kigeze kure, abantu benshi bumve ijambo ryawe, bumve ukuri, bahumuke kandi bave mu rujijo bashyizweho na Satani, kugira ngo babashe kurokora ubugingo bwabo. Nsengera batarakizwa bahe gukizwa, bahe guhinduka kandi bakira umwuka wawe. Nicyo kimenyetso kiri ku bakiranutsi bawe. Ndagushimiye. Sezerize mu Yesu turakoze. Amen.